Guys, uretse kugenda nkubwira igituma ino filime mutari kuyibona uko bikwiye. MK mu muzi kera akora umusore w'umukire, mu by'ukuri ni filime yarebwe cyane, navuga ko yabaye imwe mu za mbere zarebwe muri icyo gihe MK yari agitangira gukubita, kuko yakubise muri bya bihe abakunda filime bari bari kureba The Homeless, yarayirushaga kure cyane, ntabwo bigibwaho impaka. Nyuma yaje kugira views nke, njyewe ukuntu yahagaze ni uko yagize views nke agahita yigarukiriza hehe mu nzira, kandi yagiraga 50,000. Indi yayitangije ku 50,000 n'ubundi, kandi n'ubungubu bivuze ngo iyo akomeza umusore w'umukire iba ikiri kurebwa nk'uko yarebwaga, cyane ko n'ubundi yayihagaritse ubona ko abafana bakiyikunda. Nyuma aza gukora izindi nka For Love, nazo zirangiza gutyo abafana bakizikunze. Urumva umufana wakunze umusore w'umukire akabona aramutengushye, yase avuga ati MK sinzamusubiraho. Cyaze nanjye nari ndi muri abo, ariko nabonye akubise For Love ndavuga ati ibintu kambyihorera. Akubita umwanzuro w'urukundo ndavuga ati ibintu kambyihorera. Umwanzuro w'urukundo ayigarukiriza kuri 5, kandi yari iryoshye. Akora Marayika wanjye, menya yarakoze igice kimwe kuko birapfira. Noneho aza kongera akora indi filime bita Umwanzuro, ayishyira kuri MK Original Family. Abayizi barayizi, abantu mwayireba. Umwanzuro yewe mani, niyo filime mu isi no mu ijuru yambabaje. Genda uyirebe, ifite episode enye niba atari 5. Genda uyirebe nanu ibonera gutera agahinda ukuntu yari nziza n'ukuntu atayikomeje. Nyuma amaze gukora ibyo aza gukora For Love. Umva ko yagiye abura audience bitewe nuko imwe mu ntwaro yari afite ituma audience imuzaho. Amahirwe yagize kugera seri abantu bakunda, nta seri arakora mbi. Ngiye nicyo kintu uriya muhungu maze kumubonaho, rwose nta seri mbi yakoze. Ariko hari kuba itari mbi ngiye ku maso yanjye, urumva kubwanjye ngiye mbona atari mbi, wenda bamwe muri mwe, ariko audience nyinshi kishaka ntabwo wakomeje kukibahereza, yahise kagihagarika. Amaze kugihagarika ajya gushaka ibindi bishya, kandi abantu batabikunda ntibabyakira neza. Mu by'ukuri azahagarikiriza abantu babi. Ni kimwe mu bintu bitanshimishije, ariko n'ubundi ibyo yampaye n'ubundi ndacyabona ko ari byiza. Gusa ikibazo ahantu kiri ni uko ino filime atari kuyisora nibura buri munsi nk'uko yasoraga. Ni ukubera iki? Mwihangane abafana buno musore, munamushyigikire bro, munamushyigikire. Ababishoboye mu musharinge, kuko ngewe rwose ndi umwe mu bantu bari gusharinga ibintu byiwe, nanjye mushatse mwanshyigikira. Mu ikindi kintu, MK sinzi ahantu bipfira, uzacunga urebe ya Miss Nyambo. Miss Nyambo afite filime, menya uzayirangiza vuba nga, igeze ku 1000 yitwa Ibanga. Ubona ko ari filime ikirebwa, urumva ubona ko ari filime ikirebwa, kandi isohoka buri munsi. Nyuma agiye kuyirangiriza, uzi ikintu yahise akora? Yahise akubitamo indi filime bita Mwene Data. Amaze kuyikubitamo ayisohora, ari no gusohora iki Ibanga, akajya ayisohora none ejo agasohora indi, cyangwa akayisohora habura make, nyuma y'amasaha makeya agasohora Ibanga. Audience irabanza irayakira, inakirwa neza, none agiye kujya yasoza iki ino filime Ibanga. Muri kumva? Abahungu bajye bigira ku bantu bakuru pe. Nyambo niwe muntu uzi gutegura filime iryoshye. Baza umuntu utegura filime ikagera ku 1000 ikirebwa, none agategura n'indi nayo ikarebwa, kandi iyo filime mu gutangira kwayo ugeze kuri EP yayo ya mbere yari ifite 50,000, iri mu 50,000. Umuhungu EP ya mbere y'umusore w'umukire, ubu ngubu ntibuze kuba ifite miliyoni. Vuga ngo iriya filime yayikomeza ubu n'ubundi aba agihagaze muri views, ntiyari kubabura views 50,000 uko iriya content abantu bari bayikunze.
kandi ikindi abantu bazi bya YouTube iri komandinga umuntu bitewe n'uko yamaze kubona content ukuntu bayikunda. Already ugihindura content YouTube ihita igabanya recommendation. Urumva rero ni ikibazo cyabaye naho ngaho, abafana tubihomberamo bamwe muri twe. Wenda hari abagiye bamuvaho baragenda bitewe n'uko ibyo bamukurikiragaho babivuze, abafana bamwe na bamwe tubihomberamo. Nose niba njye nta filime yateguye ngo imbane mbi pe, ikintu cyagiye kimbabaza ni ahantu yagiye ayigarukiriza. Ubwo rero abafana bamwe ukuntu twagiye tubihomberamo, reba ateguye filime yarayiretse, maze kugira ute, niyo aduhaye twayikunze pe, ayiduhaye nabi. Uzungu ni bro, tugiye kuzajya abantu dukunda filime tugiye kuba nk'aba football, tugiye kwiyahuramo kuko ntuse bizagenda gute. So guys, rero niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi filime umusore w'umunyabwenge, ushaka kumenya byinshi kuri umusore MK n'izindi filime nziza ziri gukundwa, please kora subscribe, liking iyi video kugira tujye tubasha kubana. Ndagukunda cyane. Ciao ciao, Imana ikumere umugisha.